umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delisi Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basketi na volleyball. Delisi Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delisi Hotel niyo nge nahisemo. Umwari oya wirira Murakoze. Kwimana ndawo. Ugakurira. It's okay. Yego. Anza nene urupapuro ngo umufashe bisigiyeho n'ibyawe. Ko? N'ibya teta yari abisigiye ngo bisayininge ko yagiye. Nakubwiye iki? Warambwiye ngo sinzakore akandi kazi undi umuntu azamakiretse wowe. None akandi gihe akaguhaye. Sheri, papa mwa Nanga amasaha ntagiye. uragira ngo bisi dusibwe gareka nkwambike isaha. Oya gutya uyambaye nabi. Sima bifunga gutya noneho sibyo ugenda amahoro ugenda utuzanira umwana pe ntabwo umwana wanjye yagiye kuba manseri i Kigali sibyo. Nicuza ikintu cyatumye Papa mwa umbabarire si umusigaye. Ntabwo namusigaye. Kandi papa mwa narakubabariye. Nakuri. Nukuri ko Imana narakubabariye kuva nasanga utaranduye. Narakubabariye sibyo. Murakoze nakuri. Kandi nzagukumbura. Nanjye nzagukumbura. Ngango nabasi ngusengere. Mana yanjye gendane n'umugabo wanjye umurinde mu nzira aho agenda hose. Mana umukure y'abadayimoni b'abagore bamugendaho mu izina rya Yesu. Umukureho Yesu Satani umutera mu izina rya Yesu. Ntazankubiyoga byinshi ahubwo Yesu uzamuhuze n'umwana wacu kandi bazagaruka amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngaho genda papa mwana. Ukuri umwana wanjye mukomoka. Uzaza umuzanye sibyo? Zamuzana nongera murere bundi bushya azahite n'umugabo yumva azishimye. Bose mutwihanganire ko yambwiye ko uyu munsi atari gukore rero yabinsingeje afite gahunda yihutirwa. Hari uyu munsi ni kwa kangahe? Umunsi kwa gatatu. Okay. Yeah. Noneho uzambabarira ugerageze uzahure na Hirwa sibyo basi muzafata agafoto ndebe ukuntu asigaye angana. Ntago nabura kubukora na Hirwa rwose. Uzamushake umusuhuze urebe ukuntu ameze urebe niba n'ubuzima bw'i Kigali yarabumenyereye. Noneho uko umwara azaba ameze kose uzaza umuza sibyo. Ngomba kumwizanira. Uko azaba ameze kose nge nzamwakira n'umwana wanjye sibyo. Papa mwenda gukunda. Nanjye ndagukunda. Yego. Ngaho ugira urugendo rwiza. Bye. Bye. Bose rero urumva ntabwo nigeze mubwira yuko mbana n'umukobwa w'umushuti wanjye ariko ubu nagira ngo mbikubwire rero umukobwa tubana ararwaye.
bose no kwenda gusabye nyihanganire pe ararwara mu bitaro. Ugiye kumbera nka babandi bose utangire kujya umbwira ibibazo bitandukanye. Ariko cyane kirumvikana nifuza kugusaba uruhushya rwo gutaka rwose. Reba ejo igihe navuye mu kazi nyine nahise ngenda mvuye kwa muganga mpita ngaruka hano nsubira ko nahinduye imyenda ariko nyimeze. Ni ukuri mu nyihanganire pe. Unywa inzoga? Okay. Wihangane ibyo uri bukore byose, sibyo? Byibura ntuze gutaha mbere ya saa 8. Ese ko wabyutse wicaye akazi ko muri urugo karakurwa nande? Umwari ngurwaye iki? Umugongo nturakubura nturakoropa. Ikindi kandi hariya hari imyenda yanjye nshaka kumesera. Ejo nifitiye ikirori nzajyamo. Kuko Imana urihangana ugenda uhereze rudodo. Ngo iki? Ako kasakumiro. Fata imyenda yanjye harimo n'iyi imbere nyihereza umuhungu ngo abari uyimesa. Ariko mwajya ureka gusuzugura. Se niba nkubwiye ko ntameze neza nago wanyumva. Utameze neza se wabaye iki? Nturya, nturyama, nturuhuka. Urwaye iki? Uricaye uri mu bitaro? Niba urwaye jya kwa muganga. Urabyumva? Nakubwiye ngo imyenda yanjye iri hariya muri magazi ikeneye kumeswa. Sohora ndapfa kugerageza. Umfubiriza imyenda. Ariko ubundi uhora muri iyi minsi umeze ngo uhora urwaye iki wowe? Ngaho umugongo, ngaho umutwe, ngaho ibirenge, usigaje kujya urwara n'amano noneho. Ejo dufite abantu bazaza gutwara amabuye, kandi hari raporo ugomba gukora nkazisinya kugira ngo abantu baje gutwara amabuye ejo bazabe bamaze kwishyura, sibyo? Ubwo ibyo rero birangiye igenda ukore n'ibindi, kandi reka nkubwire umbabarire pe, sibyo? Umbabarire bishoboka byose, kuko uriya mukobwa ubona nta misi afite hano, ntayo. Ubwo nibyo byagenda. Murakoze. Uzongeye kumbwira ngo urarwaye. Umurwayi ajya kwa muganga, umurwayi ari mu bitaro, ntabwo yicara aha ngaha kwa Birasa. Wanyumvise? Ntayo nsohora utambuke ujye no kuyisohora. Nakubwiye aho nayishyize. Kandi si umugongo wawe urwaye iki? Nta mwararenzwe. Ubwo urahazi. Shahirwa ndananiwe, naraye nabi, ndi kumva umubiri wose wavunaguritse. Ko nyine burakeye ngomba kujya ku kazi k'abandi, ntabwo ibibazo dufite byambuza kujya ku kazi. Nta kidasanzwe, ntekereza ko ibyo byose biri guterwa na situwasiyo ejo wari urimo. Shari, kanitegure njye ku kazi, ndebe ko navugisha na manager akaba mpembye amezi byibuze 2 kugira ngo duteranye turebe ko twashaka ahantu tuba.
sibyo? Genda ugerageze. Gusa kugira umunsi mwiza. Mona Lisa, Karame. ndagukunda. Hirwa nanjye ndagukunda. Ndagukunda kandi cyane. Ako si jura soroma koko hejuru. Ako kakiri gatoto niko karyohaga. Umugabo wanje ko nzi guteka Dore kandi iryo nyagagara ryawe wahige waje kubona ukabona nyiramwo ahagusanzemo wagirwa hurutura. Kangire vuba rero. Akuzi ko abandi n'ingari. Hako wa musaza mushaka mwe kwimura umuhati rero. Hako muze kushaje. Ubundi byisi ndaho uzabirya uzabihambanwa uzabimaze iki? Ushaka no kuguza Kamaru umurima we. Urangaruye ariko nagumuhugujije ryari. Gake ubwo kwemwe bw'amaga mushaka iby'ubusa. Ese undi muzereka mubwire wajya zira metero ebyiri uzazimpeza ziba umva worori no nimbura umugabo nawe uzazifate. Twavuze ngo narazihaye ngo mu buryo bw'amahugu. Ese reka nkubaze umbaze kese ubundi wambwe nkakwishyura hariya hose nkasigana hariyo ngo hangahe ko ngiye Kigali nzana amafaranga ngwishyura ko nkugumudayimwe wakubwiye siko ndi kugurisha ninde ahubwo noneho nawe zazana hariya hawe tuhagure murafite se mufite nawe reka tuhagure noneho mwagura se mwagura ngahe yegora vuga ahubwo weho nimba ushonje dore ko inzara igiye kuzabica nabi tugaguha gushaka amasafuriya nimbabura ubu no kwa Kamari mugiye kumuhuguza aha ni mu kwanyu ndabizi ubu ugiye kwimura umuhati Kamari ntabwo ari nkange ndagwimura sinyabe waho ngarukiye na wahagarukiye cyangwa ubusa ni mu muhati mu kwange Ndaje mubaze ikintu kimwe niko birasa ni gute utinyuka ugafata amafaranga y'inga miliyoni 6 ukajya kuri ko tukayakora utamenye ngiye gakire ntabwo nemaze ariko nanjye reka mubaze ni gute utinyuka ugafata impapuro nakuzaniye ukazisinya utazisomye ntazisomye nuko washaka kunkina mu bwongo rero wanyina mu bwongo kugira ngo ukundire amafaranga niko bimeze urafata amafaranga miliyoni 16 ukayafata ukayasinyira ukazana impapuro niba uri wanduza ubundi ku buryo sinyira ibintu ntabaje gusoma ugafata ukajya ni byiza cyane ariko gakire ibi ngibi ni byo bigomba kuba naguhaye impapuro kugira ngo uzisuzume uzisinye utazisomye kubera uburaya bwawe ngende nda yes toka mjingo ariko guhiga amafaranga gahike unshaka gahike unshaka kadore narakwiye wajya uryama nyama wajya uryama kandi wowe ubu ngubu uri yoroshe ufite kiringi ngiye muri mission ngiye Kigali aribyo byanyi Kigali patari mwe mana yandemye nvuga mu nshaka hike ubutiko n'ubujura wajya ngo murabunganye ariko yafatanisha ntihazagira ugitanga ibyo mwakwigira byose nta wandenza amavi nta wakurenza amavi acha bana we nzakurenza umusozi nzakurenza amavi bije nzakurenza umusozi kwa kimeze nk'inyogo ni iri hakado ni isoni worora inkoko norora gaca twari umeze nk'igihunyo karindagira kagasazi ubusa bwera cyangwa hagenda utazi niyuje kono gisa nk'umwase natashe rimwe no mfasha no mushogoro guca ubwo wowe turagugwiza ndi kugushira mu mufuka Gakire uratinyutse ukubituruye birasa uribuka
urimbwa cyane sibyo no gukubita narakongera shenzi hasoni uri gufite kasi bisohokera muri biro none ahangaha what ndavuze ngo nsohokera muri biro none ahangaha bitaraba nabi noneho ubu noneho reka kanakomera manago mwami kuri birasa wasura mu biro byanjye n'amafaranga ari muri kampani ahangaha mfite amamiliyoni n'amamiliyoni nta soni ufite urebye neza gusura muri wishaka urabona urazibiki gakire nyine gakire mwana umwiga sha gakire umvura mubwire gakire reka kwitotomba ku mpapuro wasinye wowe ngira neza nk'umupuro nasinye kurya amafaranga yanjye 2013 ukaba wagiye kwakira ibibazo byawe na famiye yawe bigaragara ko imitungo yawe imigabane yawe yose wari ufite muri ino kampani yaguzwe serious kuko ibyo wasinyiye ntabwo bigeze ubisoma ikindi cya kabiri amafaranga yawe uzayahabwa mu gihe kingana n'umwaka buri kwezi uzajya ubona amafaranga y'umugabane wawe uretse gato amafaranga wabonye yavuye kuri konti ya kampani ariyo ni amafaranga ngiye gukoresha mu kazi ubu nonaha nta mugabane n'umwe ukibarizwa muri kampani yanjye birasa kumbe ibyo nasinye byose ni agakino wanyine sasa kwanzia leo kuva uno munsi birasa ubyara umwana byara munsi tugiye guhigana rebe ku ngingo ya 6 ibibazo byose ufite birasubizwa birasa ngiye gakire ureba habone John ngira umubite zakutwa nini amagara amategeko ukubite birasa ugiye kubyara umwana cyarumusi toka naravunitse toka nitoke toka toka nitoke toka haunijui toka nitakuonesha wagize amahirwe urangira wawe birasa kampani twayitangiye ntekereza uburyo nayivunikiye iyo utaza kumufite ntabwo ibyo ugezeho bari kuba ubigeze ubu nyine agakina ukoranya amamiliyoni yasohoka wangu uretse na abantu nkamwe ndabaza kwereka ngiye gakire wandiwe ndaza kukwitsirikaho ndaza kukwitendekaho uzasaba imbabazi Yego boss. Ndi mu rugo. Aho ngaho ku biro se? Sawa nta kibazo nahitanze hari aho nari ngiye kujya gato ariko nabanze iwawe ku biro. Sawa murakoze ndahitanze. Sawa.
niko Shema. Yes boss. Kubizi neza ko ari umuhanga. Niwe mukozi nagira nganga byura wajyaga kuri tere nkabona umusaruro uhagije. Bari abakozi bo kuri tere ukabakanga bakumva. Gusa byarambabaje. Urabizi uko ngiye nawe twajyaga tuvugana habaye n'ikibazo cyabaye byuruka nyibwirira. Ariko ntabwo ndi kwibaza impamvu. Nafashe dosiye zawe nkasuzuma neza nkasanga wasezeye akazi. Gute se boss? None se hari ikintu ntari kumva neza. None se ngewe ko bampaye lettre nkabona iriho sinyatire yawe ivuga ko nasezerewe ahubwo ntabwo nigeze sezera. Lettre yanjye iriho na sinyatire yanjye? Yes. Boss hariyo sinyatire yawe. Bambwira ngo nasezerewe mu kazi. Uko ibintu ari kumbwira ntabwo ndi gusobanukirwa neza. Lucas, ngwino muri biro yanjye none ngaha tuvugana. Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje. Imana irakoze, Imana irakoze.